Ephesians chapter 2, starting at verse 14, going down a little bit. We'll read the name of Jesus Christ. Uwo niwe mahoro yacu yahinduye twebwe ababiri kuba umwe akuyeho ubwanzi ari bwo rusika rwari hagati yacu tugabanya amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we kugira ngo ba babiri abarememo umuntu umwe mushya muri we ngo azane amahoro atyo. Amen. We'll read in English in the name of Jesus Christ. For he himself is our peace, who has made the two one and destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by abolishing his flesh, the law with his commandments and regulations. His purpose was to create in himself one new man out of the two, thus making peace. In the name of Jesus Christ. Amen. You may sit down. tugushimiye ko wabanye natwe abana bawe waturinze turaryama n'abaryama turasinzira utubera amaso kugira ngo tubashe kurama no kuramuka izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ni ukuri Mwami aradukunze natwe twatanze waduhaye ijambo ryawe natwe twatanze waduhaye ubugingo uduha ubuzima abana we uduha ibyo kurya uduha ibyo kwambara natwe twatanze byose ni imbabazi utugirira izina ryawe ry'icyubahiro. Ni ukuri turaje kubwo ku magambo yawe waravuze ngo wahirwa afite n'inyota byo ku magambo yawe ngaba umurako wawe abana bato tuje imbere yawe tugenda kugira ngo abana we uduhe umutsima w'utunga ubugingo bwacu mu gitondo. Kuri iki gitondo cya mbere iminsi 7 twumvisha amagambo yawe asomwe abana bemera uze dukuremo ibyo kurya bitunga ubugingo bwacu byambaje dusabira ngo umwanya uturamura ngaha ubane natwe wigaragaze uheshe icyubahiro ku murimo wawe byambaje mu izina ry'umucunguzi wa Yesu Kristo. Amen. Namwe ni data turi kumwe My brother in Christ that I'm with. Twongeye kubasuhuza mu izina Yesu Kristo. Once again, welcome you in the name of Jesus Christ. Tubasuhuje mu izina Yesu Kristo. We welcome you in the name of Jesus Christ. Dushima Imana cyane yaturinze. We thank the Lord a lot that He has Ikabituje kuri given us, amasaha tugihumeka umwuka wazima. that has brought us to this time. Hari benshi while we're still bifuje breathing. uyu munsi There's many people who have wanted ariko to, ntabwo wabonye. but they have not gotten Ushobora to. kubyumva gake You may hear it a little bit, ukabiha agaciro gake and you give it such a ariko meaning, kurama ukabona waramutse but when you see that ni you have iby'agaciro awoken, gakomeye. it is Uko ugiye ku bitaro ukareba abantu baryamyeyo if you go to the hospital and ukareba you abantu see on the bamanitse bed, amaguru kubera impanuka and zitandukanye you see others with their foot up because ukumva of bari accidents, kuboroga barira and others who are barimo gushyingura ababo being taken by barizwa n'uko tuzajya kubabona ukundi. Iyo byatuma nawe ubasha kuzamura ishimwe ry'Uwiteka. Abana bato murangaha mujye mubona mukeye mujye murasenga mushimira Imana. Amen. Mujye mushima Imana kuko nk'uko mwabivuze mujye muzirikana ibyo twumvishe bibe ku mitima yanyu. Ubushize twumvishe amagambo meza koko avuga gukundwa n'Umwami nta gisa no gukundwa n'Imana. Imana ikavuga ati
muri abana banjye. Our Lord says, you are my Ubu children. turi abana b'Imana. You are the children of God. Kuko ariko Imana yabishatse. Like the way the Lord has None wanted it nimba to. abantu babasha guca bugufi bakuba abana b'abaperezida, So people can humble themselves. And kangahe kuba abana b'umwami. we can humble ourselves. Imana and be ishimwe children of God. kuko turi abana b'umwami. Thank the Lord that we Amen. are His children. Dushima Imana cyane We thank the Lord a kubw'ibyo lot yaduhaye. for what He has given Dushima us. Imana cyane We thank the Lord a kubw'ibyo lot yatugize. for what He has Ni made ukuri us. iyo Mana We ikwiriye praise gushimwa God. none iteka He ryose. is meant to be praised for all Tuyishima things. gake, We thank Him so much. tubivugaho gake, We say it ariko iyo tujya mu so much. burebure bwayo But seeing it is usanga ari massive. ibintu bikomeye We see that it's kandi bifite a bunch. agaciro. He has a Amen. Imana ni nziza, The Lord is good. Imana ni nziza, The Lord is good. niwe mubyeyi uruta ababyeyi, He is the Niwe mupapa father of uruta all papa. fathers. He is the mother of ni all mothers. umwami w'abami. He is the Lord of all Yesu lords. Kristo Jesus ni Christ. byose, He is everything. hahirwa umufite. The Amen. blessed those who have Kuko Him. imbabazi z'Uwiteka Because the forgiveness ziraho of the iteka Lord ryose. lives for all Rero eternity. ku minota mike dufite, And so the little time ndabona we iminota have, nagenda yiruka, we see the time bisaba is tujye passing by. turazinduka. And so we are to come Kuko early. murabona nubwo twaje kare, You see that even though we ariko come amasaha early, yadusize, the time has left us. amasaha yadusize. The time has left us. Tuba dufite iminota mikeya. We have such little Reka rero time. iminota dufite And so the little time we tuyikoreshe have, uko iri, let's use it the way ariko it's mutege used. amatwi. But Abana bari kurangara. and those children who are, Iyo mubona twemeye kubyuka, if you are hari abandi able to basigaye wake up, baryamye, and there's others who are still sleeping. tukigomwa ubushyuhe bwo mu rugo, And we're tukigomwa comforted in ubushyuhe bwo mu gitanda, we're comforted in the ukemera heat of kuza our hano. beds, and you are able to come here. uyu mwanya ntukawupfushe ubusa, Do not waste this uyu time. mwanya ntukawukerense. Do not just Amen. waste this time. Mwabonye amasaha twaje, Use the time that we have mwumvise arrived. akabaho kari hanze. You feel the Ibyo children rero ngiye outside. mbyumvishe, And so when I feel that, ibyo ngiye mbibonye, and when I see that, bintera imbaraga it causes strength zo guha within me agaciro to give ikintu purpose cyatuzanye. to what has Amen. brought us. Mujye muha agaciro Give it ikintu purpose, cyatuzanye. for what has brought us. Nta kindi There's ni nothing ijambo ry'Imana. but the Lord of but the Ni byiza Lord ko of Christ. mubyumva And so it's good that you hear kandi it. byiza ko And mubizirikana. it's good that you tie it to Ejo n'ejo yourself. bundi nimugaruka, And so the next day that you muze come, mwibyibuka, you will come with remembrance. kuko Uwiteka agiye kuzaza, Because the way that Jesus kandi nimba Yesu agiye kuza, and if Jesus ntabwo Christ azatwara he umuntu, will not take a ahubwo person, azatwara ijambo but rye. he will take his Nimba word. ijambo ry'Uwiteka And if the word ritari muri of wowe, God is in ntawe you, uzajya. you will not go anywhere. azaza kureba ijambo rye. He will come Bibiliya to ivuga aza his kureba umugeni word. ijambo. He will come see his bride, the Uwo word. mugeni ufite iryo jambo And the Nimba ijambo bride will ry'Imana have the word. And the word of God ritari muri wowe, that isn't in you. ntawe uzajya. There's nowhere that you will go. Abantu bajya bambaye se ko mubona umuntu asimbuka So those people who say that you see those ntarenge kino come, kirere and they don't go akagaruka over the hasi. side, and they come back down. Impamvu usimbuka ukagaruka The reason why you jump and come back ni down uko gifite isano n'ubu butaka. is because you still have a Impamvu connection to usimbuka the ntugende soil. ukagaruka The reason why you jump and ni you uko come utarambikwa back imbaraga. is because you Umunsi uzahabwa izo mbaraga, power, the days izo that mbaraga power, zizamura umugeni, and then when that izo power mbaraga comes down zizatwara on the umugeni. bride, and the Ntabwo that uzasimba ngo power ugaruke, take up the bride, you will not uzagenda come back. ugiye. You will come and Ugiye, you will go ugiye mu ijuru and, to heaven kubana n'Imana to be with the Lord iteka ryose. for all of Ese namwe mwishimiye And kuba so, n'Uwiteka are iteka you ryose? also glad to be with Bifurije the ibyo Lord for all mu izina rya Yesu eternity? Kristo. If you wish for that, Tuzabana n'Imana ubuziraherezo. with the Lord for all eternity. Amen. Amen. Dusomye amagambo make We have read a ari mu gitabo short cy'Abefeso, in the book of ni Ephesians. Abefeso kabiri It's Ephesians chapter 2, umurongo wa 14 verse 14. haratubwiye hati, It reads, cyangwa reka dore ku murongo wa 13, well, let's go to verse 13. Oh, 13. ariko none kuko muri Kristo Yesu, ngo ariko ubwo turi muri Kristo And Yesu, although we abari muri Kristo Yesu ni bande? who are Ni abakiriye ijambo it rye is those who have taken his bakarishyira mu word mutima, and put it in his heart. ntibabyumvishe amatwi gusa, And this is just ahubwo reka mu buzima muri bo. Amen. Let's put it into their Abari life. muri Kristo Yesu, But now in Christ, mwebwe you abari kure were far kera away, mwigishijwe hafi have been brought near n'amaraso ya through Kristo. the blood of Jesus Twari Christ. kure cyane We were far away, tutazwi. not knowing. Amen.
ariko twigishwe hafi but we were taught ngo close n'amaraso ya Yesu Kristo. through the blood of Jesus Christ. Uwo niwe mahoro yacu, He is the uwo niwe mahoro yacu, He is uwo niwe the twirata, He is uwo niwe byishimo byacu. who we boast of in our Uwirata happiness. wese Whoever boasts niyirate in Him, umwami, they shall boast in uwishima Jesus wese Christ. Whoever yishimire mu is happy, mwami. they should be happy in Christ. Uwo niwe mahoro yacu, He is our peace. kuko For yahinduye twebwe He had made us ababiri kuba two in one, umwe, to be one, akuyeho ubwanzi and destroy the aribwo barrier rusika and the wall rwari hagati yacu that was in between us, rutugabanya. that Amaze separated gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo ababiri and so that abarememo umuntu we umwe may create one mushya anew muri we, in Him, ngo azane and so that He amahoro brings atyo. Amen. in the name. Abari ababiri Those that mufite were ibyo two, gupfa, having something that you twunzwe died n'Imana, for, being loved by the tugirwa Lord, umwe we became one, kugira ngo and so aduha amahoro. He may give Iyo abantu us peace. bafite bari gupfa So when there's someone who's dying, baratukana, they curse, bararwana, they fight, barahangana, they ngo wowe ngo wandakwereka wabibonye wumvise, ariko icyazanye the Yesu one righteous ni Christ ukuduhindura. is to change Abari us. babiri Those are akabahindura umwe, make us one. twabaye umwe We were ku one bwa Kristo Yesu, because of twabaye Christ. umwe We became kubera one ubushobozi because of the will n'imbaraga and the bya power Yesu Kristo. of Jesus Christ. Hashimwe umwami And so the wakoze God ibyo. Amen. done that. Amagambo tugera mu gitondo This is the word of reading nagiraga today. ababyumva So that those ndetse who n'abandika hear, those who ubashe write, kugira icyo mwandika, they, ubashe have to kugira write. icyo mwumva. And so you have to Tugengana read. amagambo avuga ati We're reading a word that says Imana ihindura. the Lord that Amen. Ese mufite Imana ihindura? And so do you have a Lord that Uwiteka yaje kugira ngo aduhindure so that He may abari change us. babi Those that were abahindura bad, beza. He may make Amen. them good. Abari abarwanyi Those that were abakuramo violent, kurwana, He may take abari them abatukanyi Those abakuramo who were gutukana, cursing, abari babi abahindure beza. Those that were Amen. bad, He made them good. Noneho Yesu amaze kuza, amaze kutumenyesha ijambo rye, duhindurwa bashya ku bw'izina rye. Amen. Duhindurwa bashya We were ku made bw'izina good rye. because of Dufite His Imana ikiza. We were Iyo Mana ikiza, that God who heals. iyo Mana ikiza, The God who heals. niyo yakiza mu kibazo twumvishe urwaye, He's the one who niyo yakijije abarwayi, He's the one who heals the sick. irakiza, He heals. nanone irakiza. Even now, Wizere Imana, and ibibazo you byose believe in the ufite Lord. All your ku problems bw'izina you have, ry'Uwiteka because of the Lord Jesus birashira. Christ, it will end. Ingorane ufite, The sickness that you ibibazo have, ufite, the problems that you byere ku have, Uwiteka leave it to mu izina God. rya Yesu Kristo. In the name of Jesus Kuko Uwiteka Christ. ashobora byose, Because the Lord is byose able of birashira. all. And Yaravuze all ko things ufite end. kwizera gusa, And you just have to ufite kwizera gusa, You just must, you ngo must wabasha believe. kugurira umusozi muremure You must look at that long ugakurwa road. ahawe, And that it uko may byati go guhanuka You say, ugwa mu go down, nyanja. go Ni ukuvuga ngo iyo misozi miremire ni bya bibazo ufite, all those iyo problems misozi you miremire have, ni za ngorane mufite. Mufite kwizera mwakurebye ibibazo byose bikarangira. Amen. Ariko ndabwira amagambo meza, But I tell you the good word. Imana ihindura, The Lord that changes. uhindurwa You n'Imana, are changed by the Lord. uhindurwa mushya, You are made new. ugahinduka. And you Hari abantu change. benshi bizeye bamaze imyaka n'imyaka Who has been through bemeye things kumvira ijambo, and they accept ariko the word, ntibahinduka. but they do not change. Amen. Amen. Reka mbabwire ngo But let me tell you that niwe muri kumva iri jambo you who hear this mwemere word, guhinduka. accept to be Amen. changed. Mwumvire ijambo Hear this word. ribahindure. Let it change you. Ntabwo umubyeyi wawe yaguhindura, Because a parent cannot change nta you. kindi kintu cyagushobora There's nothing that uretse iri jambo. will you. But Iri jambo rero rishobora byose this word that's kandi capable of rigahindura all, ibyananiranye. and that changes Amen. all things. Nawe riguhindure. And so you may change you. Byahinduye abatubanjirije, It changed those abari who babi were us, and birabahindura those who baba were bad. beza. It changed the Abanywaga people. inzoga Those who were ubu ntabwo drunk, bakinywa inzoga, they don't abasindaga inzoga those who were imaze kubahindura, ubu bari kuzuza umwuka wera, so now they're filled by the Spirit. bagasinda umwuka wera, And bakavuga ati they're uyu by the muntu word. And she said, this ntabwo person, yasinze. are they not drunk? Pawulo ati
And they say, ntabwo twasinze ko mutekereza we're not drunk the way aya you masaha ya mu gitondo this ubu morning. ni amasaha ya saa tatu ntabwo twe tunywa inzoga ahubwo twebwe burya amagambo turi kuvuga nuko mubona twasinze twasinze umwuka wera. Amen. Ntimugasinda inzoga ahubwo mujye musinda umwuka wera, mwuzure umwuka wera. Umwuka wera ari muri mwe, umwuka wera n'aba muri mwe muzabasha gukora ibyo mushaka byose. Amen. Kuko mufite uwo mwuka wera. Ijambo rihindura ryasanze Yakobo. Yakobo yari mubi, Yakobo yari umuriganya, ariko kuko Yakobo yakunzwe n'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana riramuhindura, ntiyaba cyitwa Yakobo kundi ahubwo yitwa Israeli. Amen. Israeli bisobanurwa uhawe umugisha. Amen. Nakira amagambo y'Imana mwizere Yesu Kristo. Ese ni kubyumva neza? Ntiyaba cyitwa Yakobo ahubwo yitwa Israeli. Amen. Imana iguhinduye, iguhindura amateka, iguhindura izina. Amen. Iguhindura izina, kuko n'amazina agahimbana Uwiteka arayamenya. Kuko nimba ijambo ry'Imana ritubwira ati hari umugaragu umwe witwaga runaka ariko wanahimbwe runaka. Amen. Wahimbwe akamenya aderesi y'ahantu utuye, akamenya ababyeyi bawe, akakumenya, akamenya amazina yawe. Iyo Mana mbabwira ni Imana ihindura, kandi ni Imana izi byose. Amen. Nta bana mwe mwemere guhinduka, muhindurwe bashya muri Yesu Kristo. Abana babiri Imana ibahindura umwe. Mwemere kuba n'ababyeyi banyu amahoro, mwemere kuba n'abaturanyi amahoro, mwemere kubana n'abantu bose amahoro. Amen. Umwuka w'Imana abayobore. Ariko amagambo nabaganirizaga nabaganiriza ko dufite Imana ihindura. Imana ihindura, ihindura amateka, amateka mabi ikayahindura aya mateka meza. Amen. Noneho iyo Imana imaze guhindura, kuko abantu bo ari babi kandi bareba hafi batazi ibyo Imana ikora, batangira kukubarira muri byo bya mbere. Ngati ngo murabizi dusabe wewe ngo ni uri kubivuga, ngo umuntu uri kuvuga ijambo ry'Imana, ngo muramuzi. Baracyabara dusaba muri bya bindi, baracyabara dusaba ahandi, ariko nagomba ko dusaba ko Imana ihindura. Amen. Baracyabara Yakobo muri bya bindi. Yakobo umuriganya wariganije muyomba we, wariganije bene se. Yakobo muramuzi, ntabwo bazi ko Yakobo we ni Imana. Namwe tujye guhura n'Imana, nuhura n'Imana Imana izaguhindurira amateka. Muzi umuntu bita Sawuli? Sawuli muramuzi? Sawuli yari umuntu mubi, yari umuntu mubi cyane. Imana ihuye nawe iramuhindura. Ese niba mukunda gusoma mukaba mwarumvise ijambo ry'Imana, Sawuli Imana ahuye n'Imana, Imana yamwisireze. Sawuli ahuye n'Imana, Imana yamwisireze. Mushiki wawe. Amen. Yabwise Pawulo. Nuko niyo n'Imana ufite n'izina ribi, Imana rihindura. Amen. Kubye ko yahinduriye Yakobo. Amen. Imwita Israeli. Ihuye na Sawuli iramuhindura, imwita Pawulo. Ihuye na Aburahamu. Aburahamu muramuzi? Aburahamu muramuzi? No, Ibrahimu. Aburahamu. Ninduza Aburahamu. Aburahamu. Amen. Mushiki wacu arabivuze ngo Aburahamu niwe Imana yise Aburahamu. Aburahamu rero yahuye n'Imana yitwa Aburahamu. Amen.
Amaje murasoma mwa. So may you all read. Aho Imana imuhindura izina nongera kwitwa Aburahamu ukundi ahubwo yitwa Ibrahimu. Amen. Imana ihindura nawe mwifurije guhinduka kugira ngo Uwiteka. Amen. Ndi kubabwira ijambo ryiza ry'uko dufite Imana ihindura. Iyo Mana ihindura nawe guhindure ubashe kuba icyaremwe gishya. Hari abantu batemera guhinduka. Ugahura n'ibuye. Ibuye ugiye kurishyira ku nyubako kugira ngo riconge ribashe kujya ku nyubako ujya gutangira fondasiyo y'inzu, maze ugafata inyundo ibuye ukarikubita kugira ngo riconge urishyire ku nyubako, ukabona ibuye kugira ngo ryemere ko ritunganywa, ugakubita inyundo ukabona ryabuye rirashwanyagurika, ibuye rigashwanyagurika niba rikigiye ku nyubako kuko ryanze gutunganywa. Wahura n'umusore ukamugura ati ibi ntabwo ari byiza, mushiki wanjye ntabwo ari byiza, mwene data ibi ntabwo ari byiza, ukananirwa kumva ariko bamuti mujya mungendaho ubwo se ibi ngibi ninjye ubikora njyenyine, ubwo se ntabwo abonye runaka, nabonye na runaka. Iyo byishe abantu muri iyi minsi ntabwo bemera kumva, ntabwo bemera guhugurwa, bagenda bareba nabo kariya kantu yambaye kagaragaza inda hanze bita ngo ni kamukonda out, niko nanjye ndi kumva ngashaka kariya kantu uriya mukobwa yambaye agenda agaragaza intege ngo ntabwo ni ubwoko bwe bamureba nanjye numva ariko nshaka ugahita mwifuza. Ntabwo kwifuza ibintu bibi ntabwo ari byiza, ahubwo biravuga ngo ibyiza biriganwa. Niba ushaka kwigana, ushaka kwifuza, ifuza ibintu byiza. Amen. Ifuza ibintu byiza. Reka dusome igitabo cya kabiri kandi gusoza. Igitabo cya kabiri Abakolosayi dusoza amagambo yacu uno munsi. Nayo ni igitabo cya kabiri umurongo wa 12 turasoma mu Yesu Kristo. Nuko bikwiriye kuko mwahambanywe nawe mu mubatizo, kandi nimwo mwazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye. Kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe, imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose. Amen. We'll read in English. Having been buried with him in baptism and raised with him through your faith in the power of God, who raised him from the dead, when you were dead in your sins and in uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled the written code with its regulations that was against us and that stood opposed to us. He took it away, nailing it to the cross. Amen. Imana y'umugisha ijambo rya Yesu Kristo. So we thank the Lord for his name, for his word. Dusomye amagambo meza. We read a good word. Ariko amagambo avuga ati kuko twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Amen. Twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ariko ku bwa Yesu Kristo urwandiko rwaturegaga irukuzaho amaraso ye, iduhindura abazima ku bwa Kristo. Amen. Duhindurwa abazima muri Kristo Yesu. Kuko Yesu Kristo yari amaze gukuraho ibyaha, amaze gukuraho ibicumuro, amaze no gukora urwandiko rwaturegaga ngo duhindurwa abazima. Nubwo twari dupfuye, twari twishwe n'iki?
What were we killed by? dupfuye kubw'ibicumuro byacu, We were dead tuzira because ibicumuro byacu, of our sins. ariko duhindura abazima, And He has made us duhindura alive. abazima kubera iki? And He has made us Kubw'amaraso ya Yesu alive. Kristo, Through the blood kubw'ubuntu of bwa Jesus Yesu Kristo, because of the will of Jesus kubw'imbabazi za Christ. Yesu Kristo, Because of the forgiveness of duhindura Jesus abazima Christ. nawe. We were made alive. Amen. Ariko maze tugashimira uwo mwami. It's a very good. Imana yarakoze cyane Well, we thank the Lord kubwo very much yadukunze, for He has loved us. ikatumenya, And He has ikadutoranya, and He has hanyuma ikaduhindura and He has tukaba abana bayo. to be Iyo His Mana children. yabikoze And ntihabwa the ishimwe Lord has done n'icyubahiro that. We thank mu Him izina ry'umwami Yesu in Kristo. the name of Jesus Christ. Amatanaki arashoje, And so while we're teaching us twajyana mu minota, and so iminota yagiye. the minutes are Reka ntabwo tubabaza ngo twize ngo iki, ntabwo tubabaza ngo twasomye iki gitabo, or what we have kuko read, amasaha yatujyanye. but the time has Ibaye taken saa us. 2:46. It is, Amen. it is- Ariko twaganaga amagambo meza, but we have very good word. amagambo twasomye The word that we have read, atubwira it says, Imana ihindura. the Lord Dufite Imana ihindura, we have a God who ihindura ibyananiranye. He changes Nta kintu gikomeye imbere y'Imana, what burdens us. ibintu byose imbere y'Imana birashoboka. Amen. Mu karirimbo rero gatuje ka meditation, So the sure word, Reka, the sure meditation, bakayobore that they will lead. ya ekoririmbo hagufi. Uh, Mwene data gakuru areba isengesho, isengesho ry'ira dusezerera mu izina ry'umwami Yesu Kristo. in the name of Jesus Christ. Gushimiye amagambo yawe meza itubwiye itayikomeye kuri Imana ihindura itayikomeye wowe na Yakobo uramuhindura umwita Israeli itayikomeye umusatwe itayikomeye ihindura itayikomeye hindura njyewe itayikomeye iyo uvugaga amagambo mabi iyo uganiraga amagambo adakwiriye itayikomeye nanjye hindura itayikomeye nayo amagambo turasabiye abana batari ngo ari mu mitima yabo itayikomeye atari kuguta mu gutunganye mukundi okay nibake imitima yacu itayikomeye nituvana nasigare ku ntebe ahubwo yari itayikomeye uri tuba turi tuyaganireho itayikomeye nayo nibaza sigenda arahindutse uguhinduka n'uno munsi mu byo twari turimo n'uno munsi gukorera Imana ni aka kanya ese wowe Imana ije wayibona itayikomeye tukibaza icyo kibazo itayikomeye hanyuma itayikomeye uduhindure itayikomeye duhindure tube abavuga neza duhindure tube abanyamahoro duhindure tube abava neza itayikomeye sabiye umugisha umugaragu wakoresheje uno munsi itayikomeye muhereza imbaraga muhereza ubushobozi bwe bwose itayikomeye uburyo amavuta itayikomeye ndetse n'umusobanuzi itayikomeye dukeneye benshi itayikomeye muhereza imbaraga zo gukorera itayikomeye umubwiriza handitswe itayikomeye ngo itayikomeye burya abasore itari ubusore bwawe uzakwishima iki uzakwishima no gukorera Imana yawe itayikomeye wowe ugiye kuva hanze ujya mu gisonga cy'abantu bakuru bojyane natwe itayikomeye bwa bwiza bwawe buri aha tubusanga nta hariya itayikomeye aho tugiye itayikomeye bana natwe muri byose mu ziri mu tusabyemo amen.